njya mbibona njye nkurikira ibintu no kuri social media no kwicyo. Umuntu araza akavuga ko urubyiruko rw'u Rwanda rukennye, none ko urubyiruko rw'u Rwanda byarangije kwemezwa n'amategeko ko umuntu arekera kuba urubyiruko afite imyaka 30. Ayo mafaranga uclaiminga ko waba ufite ku buryo udakennye ku myaka 30 wayakuye he? Kaze buvuga ngo internet yonyine niri butabarura u Rwanda. Turayifite rero, ikiri butabareho, ikiri burutabare rero mu buryo bumeze neza bona ryose. Kigaca n'ubukene mu rubyiruko complete. TikTok nibe monetize, Instagram nibe monetize, ibintu byose biri hano bibe monetize, imbuga zibe monetize, kandi abanyarwanda twabaye abantu abahanga kera. Dore rero ikintu benshi bari kwibaza by'umwihariko abakoresha imbuga nkoranyambaga abagiye batandukanye, abahanzi, influencers ndetse n'abandi bari kwibaza ngo se uyu niyo twari dutegereje Uwera Jean Maurice nyuma kwinjira muri guverinoma y'u Rwanda umuvugizi mukuru wungirije, dore ngibi ibigiye guhinduka. Imbuga nkoranyambaga se zaba zigiye kuba monetize nyuma y'igihe kirekire abenshi babisaba, abarimo Bruce Melody ndetse n'abandi bahanzi bakomeye. Ibyo Uwera Jean Maurice rero ngo agiye gukorera ubuvugizi. Uwera Jean Maurice wagizwe umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda yavuze ko yaraye rwose adasinziriye inshuro nyinshi nyuma yo guhabwa rwose izi nshingano, ndetse avuga ko zimwe mu ntego ze ari uko imbuga nkoranyambaga zigirwa monetize mu Rwanda, abazikoresha bakazajya binjiza amafaranga mu buryo budasanzwe. Kuwa gatatu rero tariki 28 Mutarama 2026 nibwo hateranye inama y'abaminisitiri yayobowe na Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Iyi nama rero yemeje Uwera Jean Maurice umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda wungirije asimbuye Alain Kurarinda witabye Imana mu ntangiriro z'umwaka ushize 2025. Aganira n'igitangazamakuru cyitwa SKFM asanzwe akorera ndetse yarabereye umuyobozi, asanzwe abereye n'umuyobozi mu buryo budasanzwe byitwa managing director. Uwera Jean Maurice yavuze ko guhabwa izi nshingano ari ibintu byamutunguye cyane ndetse ko yaraye adasinziriye. Ati biza bitunguranye kandi kuko guhabwa inshingano cyane ku rwego rw'igihugu ntabwo rwose biba byoroshye. Ati nasomye imyanzuro y'inama y'abaminisitiri ngeze hafi y'ibitaro bya Kibagabaga. Ati nahise mparika aho naringeze, sinamenye rwose ibindi byakurikiyeho kuko televiziyo ndetse n'amatelefone agiye atandukanye, itangazamakuru hirya no hino ninjye wari uri kugarukwaho. Nabanje rero gushima Imana n'umukuru w'igihugu kubw'amahirwe rwose mpawe yo kugaragariza ibyo nshoboye igihugu cyanjye. Atariko hashize nk'amasaha 3 ntarumva uburemere rwose bw'inshingano. Ubwo rero nyine iryo joro nahise numva ari ibintu bidasanzwe, sinigeze mbona ibitotsi na gatoya. Ngayo imvamutima z'umuvandimwe Uwera Jean Maurice wahoze rwose akora no ku kigo cy'igihugu cy'itangazamakuru RBA. Yavuze ko kandi ikintu agiye gukora ari ukurwanirira ko icyo leta ishaka kubwira umuturage gitambuka neza kandi ndetse kigatambuka uko biteganyijwe, kandi yifuza ko abaturage cyo bashaka kuvuga nacyo gitambuka neza kandi binyuze mu mucyo ndetse no mu nzira zikwe kandi zihari. Ati ikintu ngiye gukora yabivugaga amagambo ye gusa babiripotingaga ku itangazamakuru. Ati nukurwanirira ko icyo leta ishaka kubwira abaturage gitambuka ariko kandi nacyo abaturage bashaka nacyo kikagezwa kuri leta nkuko bikwiye. Ati ibyo rero bigomba gukorwa mu nzira dufite zigiye zitandukanye, zaba izikoranabuhanga ndetse n'uburyo bwose bw'itumanaho, ku buryo rwose ntawe twaza ko atabimenye cyangwa se ari ubwa mbere abyumvise. Uwera Jean Maurice yavuze ko kandi kimwe mu bintu agomba kuzahita akoraho ari ubuvugizi, ari ukuba rwose imbuga nkoranyambaga zizakoreshwa cyangwa se zizaba monetize. Ibi yashaka kuvuga ko imbuga nkoranyambaga zigomba kujya zinjiriza amafaranga abazikoresha mu rwego rwo kugira ngo zibyazwe umusaruro mu Rwanda. Niba rero u Rwanda rufite internet yihuta kandi igiciro akaba ari gitoya rwose ugereranyije no mu bindi bihugu, turi kumwe rero mu karere. Iki gihugu rero cy'u Rwanda nacyo gikeneye kujya kibibyaza umusaruro. Ibyo rero nibyo umuntu rwose ngo azashyiramo imbaraga. Ntabwo rero ari aka kanya, ariko byanga bikunda umuntu rwose azabiganira nabo bishinzwe cyangwa se n'abantu bafite mu nshingano ndetse hari icyo bazabikoraho byanze bikunze.
icyo ni icyizere yamaze gutanga rero akimara kugera muri zino nshingano. Ati icyo rero nzashyiraho cyase nzashyiramo imbaraga cyane n'abaturage na leta, cyane cyane nkora ku bijyanye n'itumanaho, kubera ko buriya iyo ubutumwa butanzwe neza bukora neza kandi mu gihe gitoya. Ati tugira amahirwe ko abanyarwanda ari beza bumva, basaba rero ngo ubutumwa uko babushaka cyangwa se uko buri bari bwo bubagezwaho. Ibyo rero ati ndashaka ariko byumvikana. Yitwa Uwer Jean Maurice, akaba rero ari umuyobozi wa radio SKFM, akaba yaranyuze ku itangazamakuru bigiye bitandukanye birimo na RPA. Abamuzi bamuzi nk'amakuru wa nyakwigendera Jay Paul, nawe hoza ari umuhanzi hano mu Rwanda. Izo ni zimwe muri za ndani mu biri kuvugwa mu makuru y'imyidagaduro. Ese wowe urifuza iki? Ese niba uri umuntu usanzwe ukoresha imbuga nkoranyambaga, urumva iki cyemezo kiramutse gishyizwe mu bikorwa, icyifuzo kiramutse cyumviswe kigashyirwa mu bikorwa, ni izihe nyungu wowe waba ubifitemo niba uri umuhanzi, umufluencers ndetse n'ubundi buryo bwose waba ukoreshamo imbuga nkoranyambaga? Hagati aho ngaho, mbere ko dusoza n'amakuru y'imyidagaduro, reka nkubwire ko witwa Alisudi hari ibyo yigeze kuvugaho. Avuga ko igihembo cya Salax Award kimaze igihe kitagaragara hano mu Rwanda, gishobora kuba cyagaruka mu buryo budasanzwe kandi kikagirira akamaro abahanzi b'u Rwanda. Uti bimeze bite rero? Niki yabigarutseho? Ate umuhanzi akaba n'umunyarwanda Wizeye Ari yamenyekanye nka Alisudi yatangaje ko rwose atekereza kuzongera kubyutsa itangwa ry'ibihembo by'umuziki bya Salax Award byahagaritswe rwose mu myaka yashize. Asanga rero kuba bidatangwa ari igihombo gikomeye cyane ku muziki nyarwanda. Salax Award yatangijwe mu mwaka wa 2008, yari yagaragariye rwose ihesha ishema abahanzi bitwaye neza ndetse ikagera no mu zindi ngeri z'imyidagaduro. Yari yafashije abantu benshi guteza imbere impano nyinshi z'abahanzi bikomeye kandi bikatuma bagera ku rundi rwego mu Rwanda. Mu mwaka wa 2014 ibi bihembo rwose byabonetse nk'ibicika intege cyangwa se byagaragaye nk'ibicika intege, ariko 2016 habayeho rwose umugambi wo kongera kubibyutsa ntibyashyirwa mu bikorwa. Icyakora rwose mu myaka ishize Ikirazi Globe yari ishinzwe gutegura rwose ibihembo yaje gutangaza ko yashyikirije inshingano z'ibikorwa byabyo ikigo cyitwa Kuba Digital Service Limited mu gihe rero cy'imyaka 5, bivuga ko aribwo iki kigo kigomba kuba gifite izi gahunda mu nshingano. Ibihembo rero byaherukaga gutangwa mu mwaka wa 2019 ubwo muhanzi Bruce Melody yegukanaga ibihembo bitatu mu byiciro 10 byose. Mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru cyitwa Inyarwanda, Alisudi yatangaje ko kuba rwose Salax Award idatangwa mu gihugu ari igihombo gikomeye cyane mu mateka y'umuziki nyarwanda, kuko rwose yafatwaga nka Grammy Awards yo mu Rwanda. Yagize ati Salax Award kuba itariho n'igihombo gikomeye ku muziki nyarwanda ndetse n'ibihombo bikomeye mu myidagaduro, n'abandi bose rwose barabivuga, kubera ko rwose nejo mu gitaramo cya The Ben wabonye ko rwose yo bari kuvuga ibigwi bya The Ben hazamo na Salax Award. No kuvuga rero ni bimwe nyine mu byo aba yaratwaye. Ese wowe urumva iki gihembo cyaba gifitiye akamaro umuziki nyarwanda? Alisudi yakomeje ngo rwose asobanura ko impamvu y'ibihembo byahagaritswe, avuga ko hari bamwe rwose mu bahanzi basobanuraga ibihembo nk'amafaranga aho kwita ku cyubahiro cyatanzwe. Ubwo rero ati rwose niyo mpamvu ibi byagiye bigenda bihagarara. Uyu muhanzi kandi yagaragaje ko mu gihe yabona ubushobozi n'umwanya yiteguye kongera gushyira imbaraga mu kubyutsa ibi bihembo, kuko yari yarashyize cyangwa se yari yaragize uruhare mu gutangiza uyu mushinga hamwe na mugenzi we Mike Karangwa wahoze nawe ari umunyamakuru ndetse wabarizwaga muri entertainment cyane. Yavuze ko kandi azi neza ko ibi bihembo rwose bifite amateka akomeye mu muziki nyarwanda. Ibyo rero ni bimwe mu biri kugenda bigarukwaho mu myidagaduro aka kanya. Alisudi
yanasobanuye ko bimwe byatumye Salax Award idakomeza gutangwa ari uko rwose hari abahanzi bumvaga ko ibi bihembo rwose bizajya bikoreshwa cyangwa se bizajya bitangwa mu buryo butizewe. Niyo mpamvu rwose bamwe batangiye gucika intege. Salax Award yari igizwe n'ibihembo byiza byagiye bitanga icyubahiro ku bahanzi nka Bruce Melody, Knowless Butera, Meddy n'abandi. Byabaye rero ikirangirire mu mateka y'umuziki nyarwanda. Gusubukura rero ibi bihembo bishobora kongera guha akazi ndetse n'amafaranga ndetse n'icyubahiro abahanzi bagiye batandukanye bakorera hano mu Rwanda, bikanazamura entertainment muri rusange. Mu gihe rero uwitwa Alisudi yitegura guharanira rwose kongera kubyutsa Salax Award, abahanzi batandukanye n'abakunzi b'umuziki nyarwanda basabwa rwose kubyubaha no gushyigikira iki gikorwa cyari gihesheje ishema impano nyinshi zo mu gihugu. Ndagushimiye. Amakuru